2015 umugabo ufite abasubscribers 8,000 gusa yafashe video ayifunga imyaka 10 yose, niba itarageza miliyoni 10 nzaba ndi umuhombyi. Ubu iyo video yasohotse, ese ibyavugaga byabaye ukuri? Ese umuntu ashobora kwizera ejo hazaza he ntacyo afite? Ese umuntu ufite abasubscribers 8,000 ashobora kwiyumvisha ko azaba umuntu ukomeye ku isi kuri YouTube? MrBeast ni urugero rutuma abantu benshi bibaza bati, ese gutsinda ni amahirwe cyangwa ni ukwizera no gukora cyane? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma tujye muri 2015 turebe icyo MrBeast yavuze nuko byaje kugenda. 2015 MrBeast ntiyari uw'abantu bazi, yari umusore muto ufite abasubscribers 8,000 gusa, na video ze zose ntizari zirengeje views miliyoni 1. Muri uwo mwaka yafashe video idasanzwe cyane. Iyo video yifashe ku itariki 4 z'ukwa 10 2015. Aravuga ati, ngiyi video ngiye gushyiraho ariko izaguma iri prive imyaka 10 yose. Akomeza avuga ko imyaka 10 nirangira video izahita isohoka ku mugaragaro. Arongera ati, nimba mu myaka 10 nzaba ntaragera ku subscribers miliyoni 10 nzaba ndi umuhombyi. Ariko mu mvugo ye harimo ubwoba busanzwe nk'umuntu. Atese mu myaka 10 nzaba nkiriho? Gupfa ni ikintu gisanzwe umuntu adashobora guteganya. Ariko reka ndebe, iyo video ntiyari isanzwe, yumvikanaga nk'uri kuragura cyangwa gusengera ejo hazaza he. Yasabaga agira ati, ndifuza ko ejo hazaza hanjye binyuze mu kazi nkora n'amaboko yanjye nzaba mfite miliyoni z'abasubscribers. Hanyuma asoza avuga amagambo akomeye cyane, igihe uzabona iyi video uzamenye ko imyaka 10 ishize, kandi nizeye ko icyo gihe cyanangiye izabikomeye cyane. None se byagenze bite? Tariki 5 z'ukwa 10 2025, nyuma y'imyaka 10 yose, iyi video yasohotse ku mugaragaro nk'uko yari yabisezeranye. Icyatunguye isi yose ni iki? MrBeast ntigeze agera kuri miliyoni 10 gusa, yazikubye inshuro 44. Olala! Mu gihe iyi video yasohokaga, MrBeast yari afite hafi miliyoni 414 z'abasubscribers. Uyu munsi akaba afite abarenga miliyoni 460. Akaba ari YouTuber wa mbere ku isi. Ibyo yavuze ari umusore muto wabonaga ko nta cyizere gifatika afite, byabaye ukuri kurenza uko yabitekerezaga. None reka nkwibarize nawe, ukurikije uko wumvise iyi nkuru, urumva ari amahirwe cyangwa ni ukwizera, kwihangana no gukora cyane imyaka yose? Ese nawe ufite inzozi zawe ubuntu uzazigeraho mu myaka 10 iri imbere? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ndifuza kumva uko ubyumvise. Kanda like, follow na subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zishyushye zirimo amasomo akomeye. Murakoze cyane.